ntago dushaka gufata umwanya muri umwanya mufashe dukoma amashi duakira chance karibu twari tugukumbuye tunyotewe kumva ikimana yaguhaye kwishimwe shanjye ndi njyenyine birambabaje kuri ntago mberewe pe njamubwira nti uri umuntu uri umwambaro wanjye njya nambara nkaberwa ukuri dukumva mfite nk'isoni kandi nta soni ngira Apostle uyu mugabo rero tubana yarwaye kandi yarwaye uyu munsi ntiyari kureka yumvaga yarambye ati nijoro yambye ati tugomba kujyayo bimeze neza ngo ndabyuka yarwaye ndahamagara ndabye ati umuntu yarwaye none nze njyenyine ko numva ntari bubererwe se tuzagarukana ariko dufite amashimwe akomeye Mana yanjye urugo njyewe maze mvuze ne uhamya sinzi wenda ko umwanya waba muto niba ndi bihi nahinde gute niba mbivuga ibiki nkasiga ibihe niba mvuga nivuga ibyo kubyara biraba birebire nivuga ko nashatse ni amasaha n'amasaha dukibaza ndavuga ibende kibihe nivuga iby'Imana yanyuje muri Apostle akambwira bikaba ni bitangaza zowe njyewe zowe zowe haleluya zowe ni ikintu kinjya nkumva ndi njyenyine nkumva ndakumbuye zowe kuko ibintu byanjye byose byahambukiye muri zowe ni hariya mbabwiye umwana mbabwiye umwana uvukiye inyuma y'inzu nigeze kubabwira ukuntu ntavuye kwa muganga ariko papa bivuze neza yari ati ngo twe twakoze ubukwe mama niko yavuze ngo twakoze ubukwe ngo ari bwo kibona akazi keza twe twabukoze nta nako dutegereje twaradepoje hano se baratwanze n'inshuti zigira tuzi amakampani zaratwimye dukora ubukwe nta kazi dufite nta nako dutegereje turavuga ati noneho sasa ikintu gikomeye twari dufite mu rugo rwacu ni gitari dukorera umuti rero Mana nyiribihe warabi minduriye amarira yanjye wayahinduye impundu Mana nyiribihe warabi minduriye amarira yanjye wayahinduye impundu Imana igira impa umugabo mwiza si mwiza ra aho ni sawa mwiza ahagaze ni mwiza none Imana igiye muha umutima mwiza ariko muha umufuka ntaho icyo gihe ariko waparubu imuha umufuka ntaho Imana yuzuye muri we isura irahari ibihimbano by'umwuka birahari ariko umufuka zero none nigira inama ndavuga nti kandi icyo gihe nari mfite umufiance wo hanze mfite umufiance muri Amerika mvuga nti nta kintu kimwe nzabura ako kamba mvuga ati meze neza 2011 wenda umuntu wari ufite umufiance hanze bagiye kudeklara bimeze neza mvuga nta kibazo mfite ukorora akoherereza amafaranga kugura inkwe nta kibazo na kimwe mfite noneho umutima urambwira atari ko rero wagiye gusenga urugo rwawe negera inama nandi hano ku gisozi
nkajya ntega moto saa 11 za mu gitondo nkajya gusengera Remera niho habaga icyumba. Ndabikora umwaka wose. Wa mwaka ushize nkahurira n'umugabo umuhanuzi. Noneho ndamubwira nti papa mfite umugabo hanze none mbabara unsengere vuba dosiye yanjye yihute. Sinkene gutinda mu makona nkumva ngo visa nkene unsengere vuba mbone visa nsanga umugabo ngomba gukora ubukwe. Umugabo ati okay pfukama ngusengere. Arapfukamye ndapfukamye. Aravuze ati wambwiye ko ufite umugabo we nti muri Amerika. Kuko atari wombonye se. Umubonye mze ngo mubonye mu ntara. Hajya mubaza intara yahe y'u Rwanda cyangwa muri Amerika intara yahe. Ati mubonye mu ntara y'u Rwanda. Ambwira nti koma shitani ndakoshesha koma kwibiri mwizina rya Yesu. Wonaga ruwanje mu mutima wose uwanje. Arambwira none abantu barambwira ati mze yaramaze gukuraho. Arambwira ati ureba neza. Umuntu yohereje dosiye hanze. Afite umugabo hanze bimeze neza. Ufite ikihe kibazo? Reba neza wandi urashaje ushaka kutari kubona neza. Umugabo ati reka nsubire nsenge. Yagira ngo senge gutya ati ari mu ntara. Mwabantu mwe nagiye ntashinguwe nabi. Mvuga nti Imana irampe mu kiranyanga. Abandi bari kujya muri Amerika ngiye mu ntara gute? Ntibishoboka. Ndavuga ngo man niba bino bintu ari wabivuze ushaka impamvu ituma bira bintu bishira kandi ntabigize mu ruhare. Niko byagenze. Nyuma y'imyaka 2 uyu mugabo azavuye mu ntara. Azavuye mu Mutara. Niho yaramaze imyaka 9. Abanyamutara muraho. Azanye nari wa muntu w'amata yitiye umujyi ntawazi. Ariko mubonye ndavuga nti yarafashe gitari ngo aririmbe ndavuga nti mbonye Imana hano. Sinibuka ko nta mafaranga afite, sinibuka ko hahandi hanze, sinibuka ikintu ndavuga nti uyu mugabo uyu ni Imana, uyu ni Imana yampaye. Uyu ni umugabo wazantunga neza mu buzima. Ntitaye ngo afite amafaranga cyangwa ntayafite. Turajya turabanye birarangiye turabanye tubana neza mu bukene bwinshi ariko mu mahoro menshi atagira uko ngana. Mwabantu mu mahoro menshi mukarya dodo ariko mwamara mugafata gitari mwareba mwariye dodo mugasa nk'abantu bari inkoko. Dodo yari imeze nk'inkoko byiza cyane kumva rwose mfite ndabyibuha pe ndavuga nti mfite umugabo umeze neza. Turagiye urugendo rwo kubura abana muraruzi. Mu kubura abana kwanje ntari jambo nari mwegeza ambwira ati wa mugore we bite kwanza. Haryo yambwiye n'ukuri ambere imfura mu kibazo akagera tukaba tuvuga ngo n'ubwifatiro zisiza kurwaho ni wowe nziringira. Yamara kuririmba gutyo twamara kuririmba hacuranga nari naririmba gutyo tukarya tukavuga ati nuko Imana izaduha abana nta kindi. Umunsi umwe rero mpura na Apostle muvuga ngo amen. Arambwira atakira abana ngenda nari maze guhanurwa n'abantu benshi ntimujyone bake kandi abantu maze kuri ku kigero cyo kubura ubyaro n'umwiga kwigiraho nukuruka Imana. Umuntu arakubona ati ngahanga amafoto yacu ngo ari muri Pacifique ngo ari muri Victoria ngo bayahamagare akaza yamara kuza simbyare. Mbese umuntu wese wiga kwigiraho uvuga ngo ndabonye wese ni wabona barampanuriye pe. Bose arambwira atakira umwana arasenga ngo kwezi nasamyemo. Ibyo narabivuze. Haleluya. Aragasi ubanye mwenyine natwe no wacu umubyeyi wacu turagiye. Ebyaje wundi reka simbuke ibyo murabizi. Tugiye muri Zoe hariya. Apostle arambwira ati numva nabyaraga buri mwaka mfite abana 4 kandi umukuru afite imyaka 6. 3 n'igice amezi. Ndaza buri munsi buri gihe nazaga ntwite gusa. Bari bamwe batari bazi ko none bazi ko mpora ntwite. Ndaza ntwite tujya muri Zoe rero nkayikunda kubi.
sinyandika ko amasaha yagiye ko nasize abana mu rugo batoya sinyambyibuka ndicara nkavuga ntegereza igitangaza cyanjye n'ubundi kubabazwa n'ukuntu uyu mugabo arwaye ntagiye muri Zoe. Apostle avuga ati ko bapasa bari bahari nimara muhari mwese murambera abagabo bo kubihamya arambwira ati ariko sanga ndi kuganira na Kiki kari hano na Fifi nawe ari hano nawe yari ahari uwo munsi. Kiki arambwira ati ko se ako wagiye kubyarira muri Canada koko na imbere gatoya turi muri Zoe nanone ikindi gihe. Apostle aratubwira ati muhaguruke mbasengere ati mbonye ko mujya muri Canada ati mugiye Australia ati muzagera muri Amerika. Shandambwira na Apostle Amerika bamwimye visa inshuro nk'eshatu mu mutimaga ariko ndavuga ni kuko hari ibindi yambwiye bikaba ikanceceka n'ibindi bitegereza. Hashize amezi 4 baduha visa kujya muri Canada. None ndavuga ni none bino bintu byo birarenze aya mavuta ararenze. Turangije tuve muri Canada nyuma y'amezi 4 tujye muri Australia kandi ahantu hose aba women bose batugeragaho. Mana we Mana baho mugisha. Ejo bundi rero ntwita arambwira ati ko Kiki arambwira ati wagiye kubyara muri Canada. Namati Kiki ukundi kureba bimeze ntabwo byakunda ndabishaka ariko ntibyakunda kuko ukuntu ubushobozi bumeze hariya kubyara birahenze ntabwo byavamo. Tukiri muri ayo ngayo turi kuganira na Kiki gahoro bucece. Apostle avuga ngo ariko ngo wagiye kubyara muri Canada. Ngira Kiki ntubwo bivuze birabaye kandi ubu ndagiye n'ukuri kose naragiye muri Canada gena mu kwizera ndabyara. Pamela yavuye Ottawa atega indege y'amasaha 5 aza kundeba Edmonton nawe nabyariye. Pamela Imana umugisha aba women bari Canada Imana umugisha ndabyara ntanga ibihumbi 26 by'amadolari. Wa mwana wavuka inyuma y'inzu 26 by'amadolari na 6 by'amadolari ndishura. Kumana we amafaranga ni menshi ndishura. Ibitangaza by'Imana sinababwira ngo nagiye ndafite n'igiceri kuri mfite nk'ibihumbi nka 2 kuri konti nyo twaze motiki ndagenda nkanya nimaza ndimo nagenda bigenda biti ariko mutima kambwe ate Apostle avuze ngo ugenda aho kaza kunsura umuntu akaza gusiga 100 200 300 500 igihumbi ngo waje kugusura ndindi ntabona bahamagaye ngo baze kunsura ntabona bwiye ko nta mafaranga mfite Imana irayazana. Umugabo asigana akambwira ati wowe gusa komera akura mugabo ndamukunda komera uhumuri Imana irahari. Naramubwiye ni ikosa uzankorera nzaribabarira ikintu uzankorera kikambabaza cyane nzakibabarira. Hari umumama ejo bundi Apostle wo muri Amerika yahamagaye umugabo aramubwira ati mugabo mwiza ndagukunda cyane tujye kuganira ahantu. Aramuhamagaye bagiye kuganira ahantu muri restaurant bamaze kurya bahaze neza. Arambwira ati sasa rero mugabo nkubwire ibi biryo turiye ni ibyanyuma nanshaka gusezeraho kubera iki ngo nibutse urushyi wankubise turi ngurushyi wankubise turi kugishushu nyuma y'imyaka nka 15 ngo yibutse urushyi yamukubise kugishushu n'imyaka 15 ugishushu bakiri mu Rwanda bari muri Amerika mu myaka 15 ngo yibutse urushyi yamukubise kugishushu ngo none aramusezereye. Naramubwira nti nunkubita urushyi nzarubabarira so ko ntago azankubita icyo nzankora cyose sinzakibuka kubera ukuntu ujye untera imbaraga mu gihe byanze.
Apostle mfite umwana mwiza umunyakanada ufite passport y'Canada idasa n'izindi. Passport narabyaye cyagiye genda byara bama passport y'ubururu bwijimye. Unjya muri nkavuga nti Apostle ntako Imana izambabarire mukore nk'igitane kijyamo abana bose nzazana abana manje mu barebe murebe bitangaza byavuye hano mw'abantu n'ukuri. Rero fita amashimwe ntabona uko mvuga. Imana nkora surprise uriya twari tubayeho cyagiye mwabona gatuza hano turi ku mahotalo tumeze gutya tumu ku mahotalo tumafite amafreshere twateye bamwe ntituzi no kuyatera cyane ariko utaha nyireza akakubwira ati ishyura akwandika message ati itariki zageze kujya wumva ko uzingira neza kuko mana yanje itariki zageze mwabyumvisha ra yakwandikira message wanezerewe kumva umunezero urangiye se message iyi nyirinzu we ntazi ko nanezerewe. Negeze gutura ahantu narangiraga abantu nkabwa ati ugera hangaha urabona mu botike menshi ahari uyinjiremo. Niwinjira muri botike urabona akayira gakomeza muri botike indani uratubona inzu naho ngaho ntuye. Nukuri umuntu yanamaze ko gusura ukumva ufite isoni zo kuvuga ngo injira muri botike. Hahandi inzu imbere y'inzu niho wogerezaga amasahani imbere y'inzu niyo ntago yagiraga inyuma ya inzu habaga imbere y'inzu gusa mukawogeza amasahani mukahatekera maze abashitsi baza mukavuga ati muretse koza amasahani muretse guteka abashitsi baraje. Izo nzu nazibayemo kandi zibamo meze ndi umukozi w'Imana ariko Imana yahinduye ibihe. Mana nuko bimeze bityo uri Mana ndacafite impamvu yo kugushimira Mana nkuko wakomeje kumbera Imana ngutuye y'amashimwe. Imana irambwira ati ngiye kuguha surprise noneho numvaga ari ibintu bidashoboka ikintu kidashoboka biri hajye urahageze. Imana impenzo kandi no kuri Imana Apostle Imana yampaye iminzu yo kuba mu ntazongera kuvuga ngo nimura abana ngo mbwira abantu ngo munyure mu mabotike ngo munyure hehe. Iravuga ati reka ngukure na surprise nyuma yo kuguha umwana w'umunyakanada nguhe n'inzu yo kumushyiraho. Ndi umuntu utavuga ngo reka ngusure mvuga nti oya buretse gatoya nago mpari. Hari abandi bango ntago mpari kubera kumva ko ahanatuye bitari bukunde. Mungu ni musura nzabya ndi karibu muze musura. Ibyo byose ni imirimo ikomeye y'Imana. Ariko Apostle ndagushimira. Zoe yankoreye muti yanyinjije amasezerano yanjye. Zoe amagambo asobambwiye muri Zoe yarabaye. Wandanye no kwizera gutuma njya numva ko ibidashoboka bishoboka. Bituma uzi gutera intambwe ukajya kubyara mu kindi gihugu udafite amafaranga. Kandi ntagiye kwideklara sinideklara kandi nta mafaranga yo kwishyura ariko ateye intambwe nkagenda nagera nkicara mu nzu y'umuntu ntabatinje kubyara amafaranga ari azaboneka. Hari umuntu wambwiye ngo nze okay amafaranga ari azaboneka kandi yarabonetse narabyaye. Imana y'ijuru bahumugisha ndabakunda cyane. Hallelujah.